none ibintu byabishe bro, ibintu byabishe guteze ngewe ubundi kumva mani byabaye ibisazi no ndi gutekereza kuri apartment dufite nibaza none hagize nk'indi gang performing cyane kabiturenze bro twaba turare Simani ubwo yarari ubwo ntabwo byakora ntabwo imyaka tumaze dukubita nk'akaza cya mbere umva si dance zaba ari watubwiye twakubwira joininga crew yacu se ko twakwifuje system myiza ibintu byose nyine byumva byo kuba muri gang yacu twakugira amahirwe Meze bite se? Fresh. Makuru se? Imeze. Ese waretse nka guto? Nta kibazo nto. Wagiye kundebera Joyeze? Joyeze? Nta kibazo ndashyize ubutumwa. Sawa ntari mundere. Joye. Imeze neza. Uretse ko umuntu ari ukuntu. Indesi. Patrick wahe? Duwaye. What? Tuhari kunshakira iki? Duwaye nyine yaragushaka kukubwira ibintu bitandukanye sinzi ndashaka kukubwira. Ari he? Ari hirya gatoya. Okay. Meze bite se? Imeze neza. Si fresh? Yego nisa. Amaze iminsi mushaka nari narakubuze nyine tu. Nase wanshakira bwiki? Joyeze urabizi ntabwo tujya dupfa kuvugana sibyo? Gusa nyine hari ibintu ujya ukora nyine bitari sawa to. Ibihe? So urabona nyine kuri boyfriend wawe Richard nyine to. So uramusani urabizi ko nyine bitubaye hano sibyo? Iyo ndi yari muri administration nyine mba ndikumva bamuvugaho nagagira imico myiza so ngiye mba mfite ubwoba ko nawe yazaguhindura. Nose kuki mpangayikira? Nyine kuguhangayikira nta bidanje sibyo? Gusa nyine nuko mba mbona behavior yiwe n'iyawe bitazahura. Mbona nyine azakujyana mu mico mibi kandi uri umukobwa mwiza ufite imico. Ntabwo numva impamvu rero uriya musore umugumaho kandi agira imico mibi. Ariko nyine tugarutse no ku bintu warumbwiye numva ntaho bihuriye nyine n'ubuzima bwanjye. Gukundana ntaho byahurira nyine n'ibyo bibazo byose uri murambwira. Nyine arigiye umuntu mukundana rimwe na rimwe iyo atakwanduje imico yiwe uba ushobora kumwanduza yawe. So bizarangira rero ngiye mbona azaguhindura kuko ndabizi ko umukunda cyane. Nase kuki wumva yampindura ngiye ntamuhindura? Byabaye se ko umukobwa yahindura umuhungu. Ahubwo se nihe bitabaye? Ubwo niwe bitarabaho nyine gusa. Wowe ko wiyizi ubona wamuhindura se? Cyane. Ntabwo njye ari uko mbyumva. Njye nta muntu nakugira sibyo? Nuko ari kuri uriya mutipe nta kintu azakumarira. Noneho wari kumva amagambo uri kumbwira ariyo afite icyo azamarira. Ngiye ndi kukugira inama mani. Ariko ngiye ndumva ubuzima bwanjye n'ubwanjye nibunangirika buzaba ari ubwanjye. Ntabwo ari ngombwa nyine izo nama zose ariko wari ukoze. Ngiye nicyo mbereho nyine tusu. Ushobora kukugira inama ukayumva cyangwa ntuyumve. Gusa ngiye ikintu nakwifuriza basi wanyumvishe bwa rimwe sibyo? Wumve bwa rimwe? Nakumvise. Kandi utari kumva ibyo ndi kukubwira? Nabyo nabyumvise. Nanjye ariko nakubwiye ko ndibuze kureba bimfitiye akamaro akaba ari byo nyine nkora. Ngiye gusa nunatekereza ndumva wagatekereje positive sibyo? Kuko ushobora kuzatekereza nabi bikazakugiraho ingaruka mu gihe utazi. Nta kibazo nyine ubwo ngubwo ndaza kubitekerezaho byose. Ariko ndumva nta n'icyo gutekereza ngiye icyo nakubwira ngiye ntabwo nteze kumureka. Ndumva watsimbaraye rero reka nkureke haribi wakigendera nta kibazo gusa ubitekerezaho mwana. Nta kibazo. The fresh man. Slow man. Oh my God, ni bisanzwe nanjye nukura ariko muruzi dukweto kwini noneho yaje yambaye ni bisanzwe nta guhura nka gengo bimeze bite man kagira inkuru rero Yesu we
mwamubonye ariko hiti wowe umukobwa cyangwa umutipe Queen niwe muntu wa mbere aha ngaha dufite nubizi se mwana umva sheri wagira cyane wantomba umva sheri nukuri kwimana noneho intebe yivuyeho genge irasenyutse guys kamubwire s'il vous plaît itonde uwo mukobwa afite inzara nk'iyanjye byashoboka bitandukanye kwigihe waririye hiti si yo ngiyo ko nta muntu wanjyana bizaba ameze ati kwibuka ibyabaye ahubwo se wamenye ibyabaye ahubwo se uzi yuko nabonye mushiti wawe rero yari wagiye kumwakira bwa mbere ibyo ntabwo mwabinkora ngo sheri wanjye guys none se sheri iyo ngeso ntayimuziho ese aba yarankunda mani muri iki kigo ninjye mu bebe mwiza urumva akamusaguha amakuru neza wowe ugabanyije amagambo Sarozi ninjye nta mukobwa wanduta ngaho nawe umbwira numve nakubwira nuko aje ari mushyashya ariko nyine wowe urabizi ko ari umwataka kuko bitewe n'uburyo twavuganaga Rozi umva ntabwo yankira reka nkubwire muri nshaka uwo mubebe umungezeho sibyo uwo mubebe ngombe mubone nshaka kubona nawe ntabwo ndamubona nshaka kumungezeho mani ahubwo wagira ngo yarabanza abasheri ahantu hose ntugire ikibazo si byose natwe tugomba kugufasha nka gengo yawe icyo kibazo turagikemura rwose si byose uwo mukobwa nshaka umunzanire mu minsi itagira icyo nakubwira nanjye yankomye ahita amuza gusa wumva akoresha arabyibushye se arananutse ahubwo icara mbabare utuze akoresha ubutunzi bimeze kimwe usibye kakurusha nyashya kirenzera none umwana wo kwa cyaze mu ndwaje guswa n'ugaruko bakire mu ngagari mu ndwaje ugikoma cyafo kasheri ko nanjye namubonye ngo umutima wanyu byiza gutya Morisi se nawe wamwumva ariko noneho bari ntabwo ari bumve umukobwa Rozi njye nabibonye ariko nabonaga Roy ari we muntu wa mbere wamwakiraga rwose yahise ajya kwikubitishaho umucongo arasara guys please murekeraho ibindi byose murabimbwira uwo mbibi namubonye reba uwo mukobwa icyandusha ndibuze kugufasha ndaza kumukuzanira gusa nibiba twebwe nta muntu wakudukuraho habe muri nanjye ndagufasha tuze kumuza hoya ntago Queen yababara gutya ntago bishoboka nahise nyamarika uri ako nawe ruri ingoma Morisi ahubwo ayo favera itayigufa ashobora kuba ari mwiza yego ariko nta byango agira ashobora kuba ari mwiza nta byango agira Kwingo nta byango agira niwe muntu pressure murimo kunshyiraho mve no muri genge yego oya Queen oya umureke shana shaka agenda bro Hego ko mwana ndebera abantu bamwicaje. yamwicaje no nde wicarana nawe Ndetse wakatana ko mwana sipoje Ese ko yicaye wenyine. Abisanjegeko yawe. Ndeneza. Igarike mwana. Ese metaye. Icara mu ndogo nari kureba ye. Eshobo komandero. Uri gutinza none bakicaje n'imbere. Ukwiye kujya wicara ku ntebe amakuru yawe ndakuzanya ngaha
mani kamubwira uri mushyashya nta mpamvu yo kuza ufatiranya buri muntu wese ubonye n'umuntu ukeneye kwandika mani ndakubaza muri hagurutse unyegera urabona undi shiti ndeba n'umukobwa ni wowe ntakiri kukubona hanze ni wowe ndikubwira ntabwo unyizera se kabiri gatatu ntakiri kukubona muri ino ntebe ubundi akana kaba kari kwigira amagi cyangwa niba witigije vide ntukine nanjye ntabwo unyizera ubundi mani muri mubi look at me mani nuko utamuzabyongera urumva neza akundi uramva vide uraza uneze wanjye urasa yose ukandikisha tuganire urumva roho niko yabaye ni byiza umeze isho meze neza umeze bo yego mani ntubise kuri inshuti yanjye ngiye gusaba serivisi kandi mbabarire uyikora iki mani nshaka kugenda uganiriza uriya mubebi ngo ni Green ugenda umwumvi umubwire ngo ninongera kumubonana na Royce cyangwa kumva banavuganye umubwire ko nzamumerera nabi pe cyaza ako kantu watekereza umubwire ngo natitonda azakanga nyine byataye azabona ko yaje ku ishuri nzamunyuzura okay sasa ugenda kandi binkorera Osa neza ute meze neza witwa nde nitwa Girene nanjye nitwa Muziranenge mva rero hari umuntu wakuntumyeho sheri uri kumva urabona uri mushyashya mu kigo sibyo ndabyumva ariko nyine abana basaze ngo washyitse mu kigo wifatana ikigo uri kumva abatipe bose bo mu kigo nese umutipe witwa rero uramuzi nshobora kuba muzi shuwa ubembwe sheri akuntumyeho aravuze ngo niba wikunda ukaba ukunda ubuzima bwawe niba ushaka kwiga muri iki kigo ukagihamamo ushyire boyfriend we hafi sibyo kandi nyine ni couple izwi mu kigo hose umva njye nyine nkugira inama genda umubwire ngo njye ntabwo njye ngira iterabwoba mu bantu njyewe shuwa iterabwoba rimba witeguye guhangana nawe icyo ari cyo cyose kuko njye ndiyizi ubwanjye kumva nta cyankanga okay njye n'ubutumwa nibwo naresikije gusa uberedi nyine kuko one day bazagukubita n'ibuye manu ababura bazi se ase basi baranze barakuzi nyine bakubonye bashaka kuba bambona ariko batanze okay reka tubihanga amaso ariko nyine witonde sibyo njye nabo babwire aho ugenda babwire ngo bitonde sawa bangendere gake kuko ntabwo bambwira ariko nyine upfe kumva ibyo nkubwiye sibyo nose mwana kuri kura wabaye ndeka ntabwo ibyanjye wawe byagenze ute byagenze ntacyo wowe mbwira mani wirira bikomeza kurira wunze urinde urinde ko nabonye uje kwicara nanjye mu ishuri ko ari watumye n'ibyo byose bifa oya mbwira mani njyewe ndashobora kuba ndi inshuti nta inshuti yawe cyane kurusha uko wabitekereza cyangwa gufasha wowe mbwira ukuntu byagenze kuba inshuti yanjye ntabwo nabikunda kuko waba ugiye kwishyira mu bibazo oya njyewe nongere ikibazo
ngireho ikibazo ntacyo bantwara. Mbwira ukuntu byagenze. Ubundi ntacyo utabonye hariya mu ishuri. Urabona njye nanjye ndi umunyeshuri mushyashya muri iki kigo. Ubwo nazaga mu kigo bwa mbere usanze abanyeshuri hano barankubita baranyuzura kugeza ubwo banze no kunyereka ishuri ngomba kujya kwiga. Uretse ko nagize duwa yakaza kamfasha. Uretse ko nagize duwa yakaza kamfasha akajya kunyereka ishuri ngomba kwigamo. Ubundi byari byandangiranye. Abanyeshuri barankubise baranyuzura. Babonye ukuntu banyirukanye hariya mu ishuri na nabi kugira ngo mukunde mwicarane. Noneho kubuje kuvugana nanjye mbona bashaka ko muba inshuti baranyica. Ihangane byose ndaza kubijyamo kandi inshuti nicyo zibereho gufasha. Genda gufasha kandi nzahora ngufasha kugeza urangije muri iki. Rebe neza utaza kwishyira mu bibazo ko kuba inshuti nanjye no kwishyira mu mazi. Nta kibazo ngiye ngireho ikibazo meze neza. Ngireho ikibazo biraza kumera neza kandi. Shuwa. Gusa nabyizera gute? Wowe nyizera byose ndabikora. Gutubwo. Ushaka duhaye tuvugane dukemure kandi byose ndagenda mbikora step by step. Murakoze kubisha. Gusa urebe neza nyine utazishyira mu bibazo. Aya ntarebe ngireho ikibazo. Ariko koko nakoze iki gituma abanyeshuri banyanga gutya. Ubu ngubu uyu nawe baraje bamugende kuba yavuganye nanjye. Mwana gufasha wa mwana w'umukobwa we batakwangiza. Umva, uraduhaye? Nose duhaye ko mfite ikibazo cy'umunyeshuri hano ufatwa nabi n'abanyeshuri bagenzi be. Icyo kibazo urakizi neza ko iki kibazo gihari? Uri seriye? Ndi seriye. Urabeshya. Ntago hano bikibaho. Kandi mfite umunyeshuri ndiye nibone yari kurira. Cyeka ko bidashoboka sibyo kubera ko nabigize babigerageza. Ari umunyeshuri mushyashya wigeze azabita Fani sinzi nimba umuzi. Nigize ari genge ya baroyi iwizi sinabyo simbizi ariko nyine niyo yigeze ishaka kugerageza kuba yanyuzura umunyeshuri ariko icyo nzi cyo narabihana. Rero sinkeka ko hari undi munyeshuri waba wagerageje gukora icyo kintu. Oya akabaye ubigenzura neza ukarimba nta munyeshuri uri kunyuzurwa muri kino kigo. None se nimba tutarohanyije wamumbwiye nkamumenya? Ni Vani. Sure. None wowe ko mumenyeho basi ntukajye ugenda buri munsi ngo umukontorore urebe ikibazo. Shanyine ngiye nari nzi ko kubera ko nabavugishije bitazongera. Gusa nimba byakomeje ndakeka twabajyana mu buyobozi kuko bari abahungu barakabije. Ntabwo ibintu barimo wenda babizi bashobora gutuma umunyeshuri yiyahura cyangwa kore ikindi kijyanga n'ikigo muri rusange. Ibi bintu ugomba kurara bikemuye. Ya birakemuka ngiye ikintu nakwizeza nuko bigomba gukemuka kandi bidatinze nyine to. Ko witaye kuri Vani cyane ni iki cyane? Vani ni inshuti yanjye. Inshuti yawe? Kandi nyine nge sinabona umuntu wahoterwa mu kigo. Mari ngo mbireberere gutyo gusa n'indorere. Sha ni byiza kuba nyine hari umunyeshuri ushobora kuba ameze nkawe. Ureberera abandi nta nyunga bifitemo. So Imana igikomera umugisha suko ngiye wenda ariko ndi umuyobozi wabikora nyine nawe utari umuyobozi wabikora. So gusa nyine ndagufasha nkuko nshobojwe. Nta kibazo nzakubwira result izava mu nyuma.